yewe muntu wiyita umukristo ku munsi w'amateka ugiye gushyirwa ahagaragara uzaboneke nk'urukungu mu masaka mw'ibarura ryenda guheruka isi. yewe muntu wiyita umukristo ku munsi w'amateka ugiye gushyirwa ahagaragara uzaboneke nk'urukungu mu masaka mw'ibarura ryenda guheruka isi. mu by'ukuri umuntu ateye agahinda dore ibindi biremwa bihagaze mu mwanya Imana yabihaye. izuba n'ukwezi bikorera ku gihe Imana yabihaye. dore ibindi biremwa bihagaze mu mwanya Imana yabihaye. izuba n'ukwezi bikorera ku gihe Imana yabihaye. wowe wahawe ubwenge bwinshi none uranzura buhendanije wahawe ubwo gutegeka byose none uranzura buhendanije. wowe wahawe ubwenge bwinshi none uranzura buhendanije wahawe ubwo gutegeka byose none uranzura buhendanije. wibuke ibihano Imana yatanze mu minsi ya Nowa noneho Imana izahanisha umuriro ku batayizera. sinzanye inkuru y'iterabwoba kandi sinizaduka ahubwo wibuka Imana yakuremye uje uhora ujyana na Kristo mu byo ukora uzatsinda urubanza utaburanye. sinzanye inkuru y'iterabwoba kandi sinizaduka ahubwo wibuka Imana yakuremye uje uhora ujyana na Kristo mu byo ukora uzatsinda urubanza utaburanye. mu by'ukuri umuntu ateye agahinda dore ibindi biremwa bihagaze mu mwanya Imana yabihaye. izuba n'ukwezi bikorera ku gihe Imana yabihaye. dore ibindi biremwa bihagaze mu mwanya Imana yabihaye. izuba n'ukwezi bikorera ku gihe Imana yabihaye. wowe wahawe ubwenge bwinshi none uranzura buhendanije wahawe ubwo gutegeka byose none uranzura buhendanije.